w'agahebuzo ujya ubaho mu buzima bw'umuntu, ari uw'amavuko cyangwa undi sabukuru, gusa hari umunsi utakwirengagizwa, umunsi mukuru umuntu yabonyeho umufasha, ntabwo yakwigera wibagirwa mu buzima. Ubukwe ni inzira yinjira mu munezero w'urugo, aho umuntu aba atangiye ubundi buzima butandukanye n'ubwo yararimo. Hindukira umurebe mu maso, niba Imana iguhaye uyu munsi ngo muzibanire akaramata, maze urugo rwanyu ruba ijuru rito. Hindukira umurebe mu maso, niba Imana iguhaye uyu munsi ngo muzibanire akaramata, maze urugo rwanyu ruba ijuru rito. Uwo niwe Imana yakugeneye ngo muzibanire akaramata, ntuzigere umubabaza na rimwe, kuko n'akarabo gatatse umutima wawe. Umuranurira umukunzi aza guhoza, ntazatuma amarira atemba ku matama yawe. Icyifuzo cyawe kizaba nk'itegeko, aza gukundwa akaza akurinde kubabara. Hindukira umurebe mu maso, niba Imana iguhaye uyu munsi ngo muzibanire akaramata, maze urugo rwanyu ruba ijuru rito. Hindukira umurebe mu maso, niba Imana iguhaye uyu munsi ngo muzibanire akaramata, maze urugo rwanyu ruba ijuru rito. Hindukira umurebe mu maso, niba Imana iguhaye uyu munsi ngo muzibanire akaramata, maze urugo rwanyu ruba ijuru rito.